Hello murakaza neza, ngiye kubagezaho ukuntu ushobora gufata video nziza ukoresheje telefone yawe. Abantu benshi bakomeza kugenda bambaza ukuntu ushobora gufata video nziza igihe udafite kamera. Nagira ngo nkubwire ko telefone yawe ishaka kugufasha gukora video nziza nkuko ubyifuza. Hari application nyinshi zizwi zishobora kugufasha gusetinga telefone yawe ikaba yagufasha gukora video nziza, aho ushobora kubona ibintu bitandukanye utabasha gukontorora telefone ibasha gukora. Ariko ahangaha ndagira ngo nkubwire ko tujye gukoresha app ya kamera izana na telefone kuva mu ruganda, bitagusabye ko ujya kugura indi app. Mu gihe ugiye gukoresha telefone yawe ufata video, ikintu cya mbere ukwiye kubanza kwibuka ni frame rate. Niyo mpamvu ubanza kujya hano muri setting ugahindura format ya telefone yawe kugira ngo umenye neza type ya video ugiye gufata. Hano ngewe mfata 1080p 60 frame per second. Izo 60 frame per second nizo ngiye gukoresha kugira ngo nishaka gukora slow motion muri editing mbashe kuyikora. Ikintu cya mbere rero ukwiye kureba igihe gifungura app auto exposure hamwe na auto focus. Nkunda kubibona ku bantu benshi, niba ufashe kamera ufunguye kamera ya telefone ugatangira gukamera, igihe uhindukiye cyangwa se unyeganyeze cyangwa se ukura umuriro ugenda ruhinduka, bishobora kugira ikibazo kuri video ugiye gufata. Kugira ngo ibyo bintu ubyirinde, nuko ukanda muri screen ukagumishaho urutoki rwawe, warangiza uzahita ubona ahantu akantu kanditseho AE cyangwa se AF. Aho ngaho uzakandaho ugumisheho, nurangiza ulocking, maze nurangiza kuri icyo kintu wakanzeho n'uburenganzira bwawe, ushobora guhindura uko ubyifuza kugira ngo urumuri rutagenda ruhindagurika muri ya video yawe ugiye gufata. Niba hari ikintu ushaka kwerekana gikomeza kijya ku ruhande, kiva ibumoso kijya iburyo cyangwa se kiva iburyo kijya ibumoso, ntabwo ukwiye gufata telefone ngo uyitware gutya, ahubwo ukwiye kwibuka kujyana umubiri wawe ukajyana na ya shoti ushaka gufata. Icyo gihe iyo ushaka gufata iyo shoti ujyana nayo kugira ngo bigaragare neza. Niba ushaka gufata ikintu uva hasi ujya hejuru ugaca bugufi, then ukazamukana na ya telefone yawe. Ahangaha nabyo bizagufasha gutuma video yawe igaragara neza igihe ugiye gufata video. Ikindi kintu abantu batazi cyangwa se badakunda gukoresha iyo bagiye gukora video bakoresheje telefone ni time lapse ndetse na hyperlapse. Time lapse uzayikoresha igihe ushaka ko kugaragaza igihe cyashize. Wenda n'urugero, abantu bari gukora ibintu bitandukanye mu gihe runaka, time lapse ishobora kugufasha kwerekana igihe bamaze bakora ibyo bintu. Wenda tuvuga urugero, niba ushaka kwerekana umuhanda, ushobora kwerekana umuhanda ariko abantu bari kuwukora, imodoka ziri kuhaca, icyo gihe byatwaye ushobora kugikoresha muri time lapse. Time lapse ni igihe wafashe ya telefone yawe ukayishyira ahantu hamwe, wenda tuvuge ni kuri telepie cyangwa se wakoresheje n'igiti kiri aho hafi, uyiterekamo ibintu bizaba mu isaha se cyangwa mu munota. Icyo gihe telefone izafata amafoto menshi, nirangiza iguhinduriremo video yihuta ikwereka ibintu byabaye muri cya gihe wabikozemo. Iyo noneho ushaka gukora hyperlapse, ni ukuvuga ngo niba nshaka kuva kuri urugero kuri A njya kuri B, mva hano nshaka kugera hariya, icyo gihe ukoresha hyperlapse. Hyperlapse rero ni icyo gihe uva ahantu hamwe waruri ukajya ahandi. Ntabwo bigaragara neza niba ari ahantu ushaka gufatira video ariko ugasanga muri ibyo bintu nta kintu gihari. Wenda tuvuge urugero ni ikirere gusa n'imisozi ariko itakwegereye. Biba byiza niba ari video wenda yo gutembera, ibuka neza gushyiramo umuntu arimo kuryoherwa n'aho hantu ari.
ibintu ari kuhakorera, niba ari imodoka zihaca, niba ari ibiti bihateye, gerageza gukoresha ibyo biti ugaragaza ubwiza bw'aho hantu se, cyangwa niba ari inshuti yawe muri kumwe, gerageza kwishyira muri iyo si ushaka kwerekaniraho video, maze ugaragaze iyo subject iri kwenjoyinga cyangwa se uwo muntu arimo kugaragara muri iyo video ushaka gufata. Cyangwa se nawe ubwawe igihe udafite tripod ya telefone, nawe ushobora kwifashisha nk'igiti kiri aho ngaho, warangiza ugaterekaho telefone yawe, noneho ukajya muri ya video kugira ngo video yawe ibashe kugira ubusobanuro. Telefone ifata ibintu birimo contrast nyinshi ndetse na saturation. Ntabwo nzi ukuntu nabisobanura ayo magambo yo mu Kinyarwanda, ariko ni ukugabanya uburyo kara iri gupikinga muri video yawe, cyangwa se urumuri uburyo rutsindagiye cyangwa se rudatsindagiye nka contrast. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ushaka kubigabanya ushobora gukoresha application za telefone cyangwa se ugakoresha porogaramu zabigenewe. Ngiye nkoresha Premiere Pro imfasha kugabanya contrast ndetse na saturation, nkayigabanya cyane kubera ko telefone iba ifite kara zipika cyane, mba ngomba kuzigabanya kugira ngo byegere uko kamera ijya kubifata. Kuko muri kamera uba ufite option zo kubihindura, uba ufite amahirwe yo kubihindura, ariko muri telefone ntabwo bikunda. Ni ukuvuga ngo igihe wafatishije telefone yawe uba ugomba kweditinga, noneho ukagabanya contrast na saturation. Ibyo rero iyo umaze kubigabanya usanga noneho video wafatishije telefone yawe ishobora kumera neza nk'iyo wafatishije kamera. Hari video nakoze igaragaza application ushobora gukoresha zitandukanye kugira ngo editinge video zawe muri telefone. Ushobora gukanda hano hejuru ukayireba, noneho ukareba application ushobora gukoresha editinga video zawe wakoze. Ni ibiro nabateguriye uyu munsi ku bijyanye n'uburyo ushobora gufata video ukoresheje telefone yawe. Niba utari wakanda subscribe, kanda subscribe. Niba kandi warabikoze, duhurire kuri video ikurikira. Ciao.